Inshuti yanjye, muvandimwe, muntu wanjye, munyarwanda nawe munyarwandakazi, hari utuntu dukwiye kumenya ku buzima bwawe tuzagufasha kubaho neza nta muntu ukwinjiriye mu buzima cyangwa ngo akumenyere agufate uko utari. Icyambere, niba umuntu yagize ibirori ntagutumire kandi muri inshuti, uko byaba bimeze kose ntagutumire, ntuzigere na rimwe witumiririza. Uvuge ngo ubwa inshuti yanjye reka njyeyo, atazavuga ngo yagize ibirori sinaza. Nimba ataragutumiye, ntuzigere na rimwe witumiririza ugiye kureba. Kabone na rya jambo mukunda gukoresha ngo reka njye kuvumba, ntuzigere ujyayo uvuga ko ugiye kuvumba, kuko iyo umuntu atagutumiye bishatse kuvuga ngo ntago agukeneye. Bijya kuvangira abantu rero. Icya kabiri, umuntu nawe afite gahunda ze, afite ibintu byo ari gukora ariko akabireka ntabikubwire, ntuzigere na rimwe umubaza. Hari ukuntu wumva ibintu hirya no hino ngo byagenze bitya, ngo runaka yakoze ibi n'ibi. Nimba atarabikubwiye, ntuzigere na rimwe ubimubazaho. Iyo utangiye kubimubaza, atangira gutekereza ko uri umunyamagambo ndetse n'ibindi byinshi agenda atekereza. Agatekereza ngo naramaze se narabimubwira, none umva ko ubuse aba yarabijyanye. Nimba umuntu atarakubwiye ikintu cye, bishatse kuvuga ngo ntiyashakaga kukimenya. Ntukajye wijugunya mu bintu rero ngo nuko umuntu ari inshuti yawe ngo reka njye kumubaza ibi. Nimba atarabikubwiye, ntukabimubaze, ujye umwihorera. Icya gatatu, umuntu nagutumira mu birori bye akererewe kandi kuva kare hose yarahari, ntuzigere na rimwe wemera kujyayo. Jya wibuka ko hari abo yatumiriye ku gihe. Kugutumira rero akererewe ni ukuvuga ko ahanini wowe ntacyo umaze muri ibyo birori, ntacyo umaze muri izo gahunda. Kugutumira akererewe ni nko kugira ngo uzumve ngo ntago yandetse, ariko ubundi muri gahunda ye kwari ukukureka. Ntuzigere na rimwe wemera ko umuntu akuyobora uko ashaka. Ibyo nibyo twita self respect, ni ukwiyubaha ndetse ugahesha n'uwo uri bo agaciro. Twibagirwe kwanda subscribe, like ndetse unatange comment uduhe igitekerezo cyawe.